Impamba y'umunsi, gutoza urubyaro rwawe kubaha Imana bakiri bato nicyo gihe cyiza. Imigani 22 umurongo wa 6 uravuga ngo menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo azarinda asaza atarayivamo. Amen. Hariho ababyeyi bajya banga kujyana abana mu nzu y'Imana cyangwa se mu byumba byo gusengerwamo ngo nuko bakiri bato, bakabasiga mu rugo kuri za gemu, katuni n'amafilime batanazi n'ibizirimo. Nyamara burya umwana akiri mutoya nicyo gihe cyiza cyo kumutoza gusenga no kubaha Imana. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo azarinda asaza atarayivamo. Ni ukuvuga ko igihe cyiza cyo kugira icyo wandika mu bwonko bw'umwana wawe ari igihe akiri muto, agifite imyaka mikeya. Iyo udafatiranye icyo gihe akiri muto, isi yo ikibyaza umusaruro ikamuha ibyo ifite byose nta kurobanura. Aha niho uzasanga umwana ari uwawe kuko wamubyaye gusa, ariko imico, ingeso ndetse n'ibindi nk'ibyo ngibyo nta hantu bihuriye n'ibyawe. Haleluya. Uri umubyeyi wasanga wigisha abana b'abandi kubera yuko ari akazi, ariko abawe bigishwa n'abakozi utazi nuko barezwe. Ndagira ngo nkubwire ko nawe uzagarurirwa ingaruka z'ubwo burangare bwawe, kandi ko amaherezo uzahagarara imbere y'abaguhaye ukabamumurikira. Ese niba abahawe itarantu nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira barasabwe kuzimurikira uwazibahaye, wibwira yuko abana wahawe utazababazwa? Uzababazwa rwose, kuko ari uwabaguhaye nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo dore abana n'umwandu uturuka ku Uwiteka, imbuto z'inda nizo ngororano atanga. Byabisanga muri Zaburi 127 umurongo wa 3. Nuko rero mwene data, nk'uko nyina wa Mose yamureze amaherezo akamumurikira umukobwa wa Farawo, niko nawe wabahawe ngo ubarere hanyuma uzabamurikire wabaguhaye. Nuko mu mahirwe utijwe kuba ukiri kumwe nabo, gira umwete wo kubamenyereza inzira igororotse. Ukore nk'uwikorera kuko n'ubundi urikorera, kandi ubyiteho cyane ntuzabibazwa. Soje mwifuriza umunsi mwiza kubera itangiriro ryo kumenyereza urubyaro rwawe inzira igororotse. Shalom shalom.